Isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Pawulo na Barinaba bari i Lisitiri, haza kwaduka abayahudi baturutse Antiyokiya n'Ikoniyo, bigarura rubanda. Batera Pawulo amabuye, hanyuma bamukururira hirya y'umujyi bibwira ko yapfuye. Ariko igihe abigishwa bari bamukikije, arahaguruka asubira mu mujyi. Bukeye ajyana na Barinaba i Deribe, ngo bamare kwamamaza inkuru nziza muri uwo mujyi no kuhabona abigishwa benshi. Bahera ko basubira i Lisitiri, Ikoniyo n'i Antiyokiya. Bakomezaga umutima w'abigishwa, bakabatera umwete ngo bakomere mu kwemera, bababwira bati ni ngombwa ko tunyura mu magorwa menshi kugira ngo tubone kwinjira mu ngoma y'Imana. Nuko bashyiraho abakuru muri buri kiliziya, bamaze gusenga no gusiba kurya, babaragiza Nyagasani bari baremeye. Hanyuma bambukiranya akarere ka Pisidiya, bagera muri Pamfiliya. Bamaze kwamamaza ijambo ry'Imana i Perige, bamanuka berekeza Ataliya. Bahavuye bajya mu bwato berekeza Antiyokiya, ari nawo mujyi bari baraturutsemo ubwo abavandimwe babo babaragizaga Imana, babasabira kuzatunganya uwo murimo nyine bari bamaze kurangiza. Bagezeyo bakoranya kiliziya, babatekerereza iby'Imana yakoranye nabo byose, ariko cyane cyane ko yugururiye abanyamahanga irembo ry'ukwemera. Nuko bamarana iminsi n'abigishwa. Iryo ni ijambo ry'Imana.